umuryango muteze amatwi dore ngo ikibindi cyo kudushimira umuryango ni mucyakire Manuel karame munye twaganira umwanya muremure kandi tuganira neza kandi turakomeza n'ubundi tuganire neza kandi wambwiye ko ngo utabe wisabira usabira umuhungu wawe Joel ndashaka Joel umunyereke kuko nawe ndebe yimba ari umusore ukwiye kuko hano twebwe dushingira abasore bakwiye yimba wizera ko atari umwana ari umusore ukwiye mubwe yaseruke hano imbere y'umuryango arakwiye yuje imyaka y'ubukure mubwire hano azaseruke imbere y'umuryango turebe Joel ugiye siko umuhanga uraho Joel siwe Joel ngaho ugenda ubwo Joel niyo koperative yose ngaho ca ugenda uraho Joel ngaho nawe caho nawe uraho Joel ubwo ntibibeshye ni koperative Joel iyo ni ya koperative y'amayobera ngaho nawe ugenda yewe Joel uraza mugabo baragiye uraho Joel nturambirwe ndagira ni koperative y'abarongora ni koperative ndumva nkagira ngo barabeshya yampaye ibyo ubwo rero noneho turishye aha ngaho wibeshye Joel ashobora kuba adahari shingira ngo uri mutarambirwa ese ndebe uretse nzi uraho Joel muryango nimwakire Joel ashimishije n'udupira sinawe gituza cy'umurihiro karame ni umusore w'intarumikwa ndamwumvise koko ni umusore wanyoye ishyushyu mukoma amashyi bamushima umusore wanyoye ishyushyu rwose niko ntore umuryango karame ni umusore w'intarumikwa igihe yagora abavuga menshi buriya aza kutwereka kare ntituba twakora umugeni kare ubwo nabwo turaguca n'ikindi kibindi ubwo bibaye bitatu ntabwo ni inyanguhanwa niko Joel hagarara aha ngaha tambuka nawe hano uraho nawe Joel yewe uyu ntabwo ari Joel ngaho nawe tambuka hano ntabwo ari Joel igihe ngo abasigaye ni ba korode niko uraho nawe Joel ntabwo ari Joel koko ngaho nawe tambuka uraho nawe Joel uwo nzaba ndora Zado uwo twariganye Barwe karame munyana uyu Joel ndamubonye ahasigaye nahindukira uno muryango avuge ngo ni jyewe Joel maze undi mukanya kuko Joel mubonye kandi nkabamushimye maze mukanya wisubirire mu muryango bagutumye ubabwira uti ibyo twasabye byose turabibonye na Joel bamushimye Joel ngaho itegeze uriya muryango turi sohoza uno muryango nuko ngaho ihagarara aha ngaha umusore wacu Joel maze none hari ikindi se uriya rero munyentore hari ikindi Joel uramubona ahagaze hano urabona ko nta byishimo afite none se ngaho wiruka afite ikibazo ababyeyi bababaye n'abato barababara ikibazo Joel afite ni icyo kwikoreza abashiki be oya afite ikibazo cyo kubona Esteri akabona umunezero urabonye Esteri yanezerwa yanezerwa n'iryinyo waribona ubu rero hatabonetse Esteri ntiyaseka
ntashobora guseka agera hejuru ikibazo afite nicyo igisubizo ni Esther kubona ufite umuhungu bitazoroha ahubwo Manuel uzahora mu bihano Esther azabyoroshye ubu mbese umuti uri kuri Esther neza cyane none urifuza iki twasabye imfura kandi ko nta fura yisubira imfura burya itanze ko ibitanze urasaba iki nawe urasaba kuramukanya mwabakecuru mwahagurutse n'abagore b'ibikwerere n'abagore b'amajigija n'abagore bato nimuhaguruke muramutse Manuel bahaguruke bakuramutse Manuel reka duhere kuri ibi bikwerere Esther namara kuboneka ubwo nibwo hakenewe Esther Manuel nakubwiye ngo reka twe kukuvuna ahubwo turakuvuna ntabwo tukuvuna ahubwo turakuvuna icyo wifuza se Esther urumva ushaka kugira ngo aza kuramutsa guhobeye na Joel aseke Joel Esther nazo uraseka intore y'umuryango karame tubwirire ba bakobwa y'imba Nyirasenge yamaze kubanogereza yabasize abanogereje yego yabahaye n'ingendo bahingukana mu gitaramo cy'abataramye karame maze umutubwirire yego utitebuka umusaza aragutumije utitebuka mu gitaramo ndakumva dawe kandi nkakumva nk'imanzi ndikumva ubwo ntumye kandi urabizi ndaswaya ntabwo ntinda ngenda nk'umurabyo ndabizi kuri bizira guteba ko babateretse ubuki ndumva mwaba mwinywera ubuki hanyuma nkajya kureba Esther ariko n'abo basore nkabanza nkabarebera niba aho mutwicara bamwe koko bemerewe kuba bahagera reka mbasabe mbavuna amaguru nanjye mwe mwigire mwe mwinywera ubuki hanyuma njye kureba Esther ariko nsize yari yamaze kugira ngo twicara Esther aje agasanga aho ngaho bukarubanda ntabwo twaza kumukira maze bagende batubize Esther abo bati nta foto nta cyabaye ngo nta foto burya nta kibazo abakameramani bakamejeje gufata ifoto aba bakameramani bakamejeje abangaba iyo ugeze hariya bwana mukara ukabaza uti za mfura ziri hehe zitanga urwibutso mu bukwe no mu birori mwigire mwicume gake indi ntambimo bati sesa ariko namwe kugira ngo bize kugenda neza umwe ashobora kuvuga salade sosiso sandwiche salisa sauce tomate salade sofia saladine kugira ngo byose bize kugenda neza tubone reka nsabe igira inyuma gake Yoeli niwe ndi bushaka aha ngaha imbere n'umwami wese w'i Rwanda wategetse u Rwanda yagiraga umutwe w'umurangangoma niyo mpamvu Yoeli mwabonye aha ngaha afite umutwe w'umurangangoma uzamufasha kuri ubu bwami agiye kugabirwa aha ngaha ndagira ngo mubanze mumuhe amashyi n'impundu ko yarebye abasore b'imihamira Yoeli rero ayo mashyi n'impundu naguhundagare ariko ngusabe wongere intambwe imwe imbere uraza guhindukira urebe muri izi mfura hindukira urebe muri izi mfura urebe iyo wagabira umwanya wari uriho mu bubasha dawe yampaye nk'imfura y'urugero kandi y'akamazi muri iki gitaramo tugiye kukuriza intera tukuvane kuri suriyetona tugire komanda general de brigade de l'amour urukundo ni wowe general baguha amashyi menshi n'impundu ubu mu rukundo ubaye generali aho uzagera hose bazajya bagira bati muri hejuru turi hasi banyakubahwa mwabibonye mwabibonye ngaho reba rero uwo ugiye kugabana kugira ngo muzatwarane umutungo inkoni ni wowe uhaye inkoni y'ubutware amashyi menshi n'impundu ngaho natambuke maze mbere kutwicira abami babateguriye Joel rwose munyure hano maze generale mwereke umwanya bamuteguriye mu gitaramo
aba batware rero bandi ab'imikenke ndetse n'ab'ubutaka ndaza kuberekana ab'imyanya yabo. Joel ndetse no wagabiye ubutware wahaye inkoni y'ubutware mutambuke mwicare mutwicira mutwanya rutera ntawe utera umutwa yewe ntawe utera umuhatsi umugongo muhindukire nyabu yampaye uri gutera umugongo mwaza kunindirwa mu gitaramo murebe kagera y'amahoro kandi nubona akamugu gatambuka kubita iyo nkoni. Hanyuma rero Joel ukigera aho ngaho ndagira ngo banze ushimire izi mfura zose ziri hano ushyire iyo nshyimbo hasi cyangwa parayigufashe hanyuma uzamura ibiganza byawe byombi ushimire abantu n'Imana bari hano hanyuma baguha amashyi menshi n'impundu bose bashimire. Urakoze cyane basore beza rero hari ubukwe njya mbona nkasanga abasore bababaye ngo barabatuka barabacunaguza ntabwo nzigera mbikora na rimwe ntabwo nzabikora muri imfura nanabibonye mbona harimo bamwe bagiye kumamagara ejo bundi bazarongora ubwo rero ntabwo umuhumure ariko rero kuko Joel yateye intambwe akaba abaye generale ubu ngubu hano harimo ba kapiteni ba private babandi ariko nta rusha turimo nababonye nta rusha turimo ndagira ngo rero tumuhe ibyubahiro tumugomba nk'imfura nka generale wacu hanyuma tugira gute reka burya guca bugufi bica inzira ntibica umugongo mugira ati muri hejuru turi hasi banyakubahwa nawe aratangira gute ati ndabizi yemwe muhite mwigendera ngaho ubwo imbunda aho zifatwa imbunda tuzifata ahangaha aha mugire mutyo aha ntimuze kugira ngo ni ingabo zatsinzwe nta nubwo ari n'abakwe bari dafose muzifata ahangaha hanyuma mbona akaboko ubwo nanjye ndabafasha nanjye nshobora kugabana ahangaha twagiye isari ahangaha ati muri hejuru tubivugire rimwe muri hejuru turi hasi banyakubahwa ko mutamanura hanura izi ngabo ni izahe yavuze ko atari izatsinzwe none zigiye kuntamaza ngaho twagiye tubikorere rimwe kabiri gatatu aha yewe ngo ntabwo arabyemera niyo muza kubona aho ageze gutya murabona ko yabishimye ntabwo arabyemera harimo ngo utabikoze neza aha ngo yabishimye mu muhamashyi n'impundu. Hanyuma rero mwa basore beza mwe kandi farazi wacu umuryango wacu muraza kwihanganira ikintu kimwe ahangaha nahicara aba generali bakaba abagabo bakoye sibyo abatarako namwe rero ntabwo mwajya kwicara hariya ahubwo tubakira ahangaha korera izuba iri zuba amamara muntu bwana umuhamashyi. Hanyuma rero muzukuruza umurya w'inanga zawe maze mukundirije kureba ibintu nk'uko mwabivuye zanone turayane tuje n'urukundo mani icyo tugusabe n'umugisha n'amahoro adashira zanone turayane tuje n'urukundo mani icyo tugusabe n'umugisha n'amahoro adashira. Uyu ni umunsi utazibagirana mu buzima bwanjye nawe mukunzi kubera iki gikorwa cyo kwambikana impeta y'urukundo mwijeje ko ntazagutererana haba mu byiza cyangwa mu bibi zarazwi ishinga nuko nzabona ucuza intima sinzagoheka mbona ubabaye bura bwanjye nzagutonesha kuko kuva none ubaye umubiri wanjye ubaye akara ko mu mara yanjye ubaye akabavu ko mu mbavu zanjye nzahora kwiriba mvomerera urukundo rwacu rwuhirire ruhore rutoshye rw'ino shenge ndi uwawe kandi nawe uri uwanjye ntakizadutanya kuva none tubaye umwe tuje n'urukundo
tugusabe umugisha n'amahoro adashira kuva none tubaye umwe duhujwe n'urukundo mani icyo tugusabe umugisha n'amahoro adashira reba ukuntu inshuti n'abavandimwe ndetse n'imiryango batwizihiye umva izo mpundu n'ayo mashyi maze ukunde ushira make ese ibi byose ntibiguhikize cyukaho nkujyanye ugiye wisanga n'ukuri mukundwa iwacaho nkujyanye bazagufata nk'umwamikazi ibyiza byose nzabigukorera dusohoke tugende akaboko mu kanya n'uruhanguheke n'uwira nguhoze ubabaye ushimishe tuzazenguruka mu bwami bw'urukundo ari nako duhumeka umwuka w'indabo zawe zanyurwa nawe mu kubaho kwanjye kose kuko ni wowe Imana yangeneye none tubaye umwe naho wasangiye inyambo y'ikeza jaraberewe dore umugeni mwiza tumusanganira jaraberewe dore inyamibwa mu bakobwa yambaye urugori shongorewe wisangira uwawe Imana yakuremeye jaraberewe dore umugeni mwiza tumusanganira jaraberewe dore inyamibwa mu bakobwa yambaye urugori aragiye umukobwa agira amata we aradusiza aragiye yasineye igitego jaraberewe dore umugeni mwiza tumusanganira jaraberewe dore inyamibwa mu bakobwa yambaye urugori uzamwereke ko watobukana tozwa n'ibindi aza kugabira inka ziwamuzoza jaraberewe dore umugeni mwiza tumusanganira jaraberewe dore inyamibwa mu bakobwa yambaye urugori soyemeye inkwano ku manywa y'ihangu banyogosenge bemeye kugutanga karumunaka ubu gasize dore uduteye irungu dusize mu icyumu wemeye nyabusa gukamisha ahandi niko bigenda amahitamo yaje jaraberewe dore umugeni mwiza tumusanganira
mwiza wacu kandi uw'inzobe idahanda, uw'amata kabasha inkanda kandi nyamuseka zigashoka ubura zikarumanga. Tutambuka maze utugane mu gitaramo dawa guhamagayemo kugira ngo twongere kwizihirwa tukurora, tugwizinyesha ku maso kandi biturutse kugira umwiza wizihira umuryango kandi akabera Imana. Ndagira ngo uhagarara aho ngaho mbasabe muhindukire murebe hariya. Wamfura we rero kandi mwiza wacu dawa guhamagaye mu gitaramo, aguhamagaye yizihiwe mbona agwijisha mu mutima kandi ndavuga nti ubwo amuhamagaye buriya hari ibyiza ashaka kumubwira. Niyo mpamvu mfura y'iwacu ntabwo twabazwa nuko wadusiga, ahubwo twabaza nuko nari namutumye ngo agende ambwirire Esther aze mu gitaramo kuko nari mukeneye. Esther amaro Esther rero nguhamagaje hano mu gitaramo. Urareba abataramyi bateraniye hano uyu munsi, urabuzi uyu munsi ni umunsi twaje gushima Imana ko Imana yaduhaye umwero mwiza w'umwaka kandi ukaba ari no kwezi kwiza ko kuganura. Icyo gitaramo twatsemo hano, ariko icyo gitaramo twaje kukibonamo n'abashyitsi kandi ntabwo bari abashyitsi baje nk'imvura y'impangukano, ahubwo bari abashyitsi twiteguye kandi tuzi. Ntabwo tujya duca ukuri ku ruhande, ahubwo bari abashyitsi twiteguye tuzi. Abo bashyitsi rero bamaze kujya hano twabakira, ariko tuza kubaha n'ijambo. Bafata ijambo mu gitaramo cyacu batugezaho n'ubutumwa. Uko reba rero abantu bateranye gutya, harimo umugabo witwa Niringiyimana Emmanuel waserutse muri uyu muryango akaserukana isheja n'isema, aza kudusaba ijambo tubarimuha. Avuga ko yaje gusaba umugeni muri uno muryango. Urabizi ubushize Emmanuel yaje hano gusaba irembo, ntabwo ibyo tubica ku ruhande urabizi. None uyu munsi yari yaje gusaba umugeni. Umugeni yaje gusaba rero ni Esther. Esther ye mukobwa wanjye bakunsabye, mbasaba ibijyana n'umugeni. Hari ugukwa badukwereye, nagutanze rero. Si byose nakosheje se? Oya, uvuze ati ntabwo wakosheje. Igihe cyari kigeze ndumva nanjye nkuze kuba wantanze. Ntabwo wakoze amahano, ntabwo nakora amahano mu muryango, ahubwo nakoze ibyo gukorwa. Nagutanze rero, ntabwo nagutanze nk'umugome, nagutanze uvuye mu muryango kandi ugiye mu muryango uzi ko n'umuryango tugukunda, n'umuryango twagutanzemo tukohereye tugiye gukoherezamo ni umuryango nawe ugukunda. Ntabwo rero twaguciye nk'abagome, ahubwo twagutanze ku bakunzi, tugutanga nk'umuryango ukunda. Twagutanze rero, twaguhaye umugabo witwa Niringiyimana Emmanuel. Hari ibisigaye bwivugire, ntabwo muvugira, ntabwo namuca mu ijambo. None rero umuryango ungana gutya, urareba uko bateraniye hano gutya, kugira ngo baba bateraniye gutya. Abangaba uko bareba bose nabo bari abakobwa. Ibi mbere turimo rero tukesha ko abakobwa bagiye kungura imiryango, bagiye kwagura amarembo, baragenda badushakira indi miryango. Niyo mpamvu n'abateranye gutya ari abangaba ureba gutya, ari n'abariya bose nduko. Ubu rero uvuye umuryango ukunda, tukoheje umuryango ugukunda nawo. Ugiye uri umwana tukoherejeho kandi uzakomeza uwo mwana w'uwo muryango. Uzagenda utubere umuhuza w'uwo muryango, uzatubere umugisha kandi n'uwo muryango uzawubere umugisha kandi nabo bazakubera umugisha. Niringiyimana Emmanuel, karame munyeno, tambuka hano nshuti yanjye.
bya bihano byose nabikuyeho naduhoye Imana igomuje. amahoro Ni amahoro ndashimira. naduhoye noneho ndagira ngo uhagarare hano twongeye dusubire mu masezerano uzi yuko wansabye ukansaba ikintu gikomeye kandi ntabwo naguha icyoroheje wansaba ikintu gikomeye nanjye mvuga igikomeye ariko si igikomeye kidashoboka ahubwo ni igikomeye cy'umugisha waze ntujyane waje kudusaba umugeni twamukwemereye ariko uvuga ko utagomba gusubira mu muryango utabonanye na Esther namutumije hano mu gitaramo ndagira ngo rero kuko amusabye ko tuba twamuguhaye ari umuryango kandi nawe uri umuryango muri munyoye gato zitambuka rero uzusubize Manuel kuko namaze kugutanga Yesu nashimye. Ishimye umuryango umpaye ibyo gusa nk'uko yabivuze uba nta kibazo. Manuel ubutumwa wantumye ndabushoboje Imana none ubwo mushoboje igumugisha. reka nanjye mbe ngiye gucaka bugi hariya mbe niruhukiye ahasigaye nahawe Nanjye Imana igumugisha. Urakoze cyane. Tambuka wigire hino. Joel agitambuka nk'umuryango wa Pierre mushimire uyu muryango wa Tabiyaremye ko amasezerano ayashoboje. Bavuze wumva kandi barimo tuvuga ko nta byishimo ufite. Ese umukobwa mwakundanye ni uyu nguyu ngo niwe ubwo rero umukobwa wamubonye ubu Imana ibumugisha ariko arakoze cyane dawe Joel ndi kukubona utera intambwe ukamusanga kuko umukunze ukamusanga ibyishimo byakurenze ariko kugira ngo hataza kugira uvuga ko ati ngeze abona ibyiza byabereye ahangaha reka mbasabe mwese muhindukire hano gake mwirebere Rwamasimbi mwiza ndaza gusaba ko mubirereke gakeya ariko ko nahoze mbabwira nti munshakire umuco mwiza ababyeyi rwose mwahekeye u Rwanda kandi ibibero byanyu byakikiye intwari nimutambuke mbereke aho babashyiriye umutwe mutambuke rwose hanyuma ndaza gusigarana n'abo bakobwa beza ariko ababyeyi mutambuka ahangaha baguyaguya hanyuma baguhe Esther baguhogoje maze natwe biduhe kwishima ngaho tambuka ndabizi ko intore ushakira ibisubizo aho ngaho ati rero ndabizi ko umusaza w'umuntu aba yarakoze imirimo ihambaye ati mwarakoze gutuma umwiza wanjye atikorera ibyo bijerekani n'ibyo bibindi by'iyo ngiyo bigatuma kandi agira uruhanga rw'uruhehemure maze namuhanga amaso sindohe mpumbya ahubwo nkagira igitekerezo cyo kumubwira ko mukunda namubwira nti gira abana akansubiza ati gira abawe turere twembi nkaba rero uyu munsi nifuje ko twaza guhuriza mu rwego kugira ngo u Rwanda runezerwe aba basore rero Yoweri ibyishimo ni byinshi pare nagufashe yabayita ikibamfasha ariko ntabwo ari abakobwa ni abagome n'abagambanyi
yewe ngo ntabwo bari kubibona ndaza kubasubirisha ndabasubirisha ntabwo nabyishimiye mugaruke hino gake ushiriza gukunda baby ayiwe mwiza wanjye ati nahoze mfite inzozi ati nkaryama nkabirota ku manywa y'ijoro nkabirota ati ni wowe sheri tureka nongere nkubona ati wongere umugwemo sheri ariko di wigire hino ahangaha igira hino ikirego gitanzwe muri RIB aka kanya ni uko hari abantu bafite telefoni za karasharamye ngo baje ahangaha barusha ubwinshi abafite kamera none ngo abantu ntibakiri kubibona ataza kugira ubacika buri wese azafata uwo abasha buri wese aje afata uwo ashaka hanyuma hasigara umwe w'umwuga abantu benshi sinzi impamvu bakunda abazungu Joel rero harimo abantu bari hari inyuma ngo ntabwo bigeze babona umuhobera banza wongere umuhobere ubibagize ibyo byose narindi kuvuga ongera ubanze umuhobere umugwe mu byana wumva ibyiza byamusabye ukomeza umwongorera utwo tugambo ati mwiza wanjye ati ndagukunda ati kandi buriya ubu mbona ati nari narashize ati ariko uyu munsi nongeye mbayeho ati urukundo ngukunda rungana imvura igwa mu gihe cy'itumba ati rero ngaho tega iminwe burya intoki zigiranye amashyi menshi Joel ati nimuyirore neza ibitangiriro n'iherezo ati maze utegura urutoki rw'urutunda nyikwambike Joel uretse gake uyizamura hejuru ariko uretse kuyishyiramo ndajya mubwira umanure gake rero ubwa mbere ntabwo uhutiraho ugenda ushyiramo gake paka igiyemo ntabwo izo ntoki zari zimenyereye iyo mpeta umanure gake wito yewe ndaza gusaba uze nkugarura hino aho nababwiye ko bashaka abasore barongoye imbere niyo mpamvu banzanye manura gake paka igiyemo ubundi baguha amashyi n'impundu Joel rero nagira ngo mumushime ntabwo biba byo amashyi menshi kuri Joel ngira ngo bari hariya bari batangiye gukanura batangiye gukabya agahanga ariko Joel birangiye yimwambitse ati mukunzi wa kimwe ikimenyetso cy'urukundo ngukunda ati nguhaye iziri tangiro n'iherezo ati ariko mukona bigusezeranije ati nakubwiye ko nzagutura ururabo rw'iroza ururabo ruzajya ruguhumurira nawe mpari cyangwa ntahari ukazirikana yuko urwo mukunda rutagira iherezo kandi ukazirikana ko urwo mukunda ruzajya ruhora ruguhumurira esite hanyuma urwo rurabo hari impano yateguye ayitegurira umukunzi we uyifite nagira ngo ayimushyikirize ngo yabimusezeranije yuko azamushimira mu gitaramo twese duteranye ubona yifashe yahise ayisiba niba byari bimurenze ntabwo nigeze mbimenya ariko Joel rero iyo ni impano Esteri aguhaye ati birandenze sheri muzimushyikiriza rwose abandi hanyuma babye tukaza kubaherutsa ni kubw'impamvu zitanturutseho mutaza kundeba nagira ngo ducunguze uburyo umwete Alphonsine nabanguke hanyuma Alphonsine ushimiye abageze hano yego Shangazi Yosefa na Shangazi Teresa batambuke Terezia nabo batambuke
banze bafata iyo foto. Muramukazi wa Esther nawe naze. Mu gihe atambuka kandi ndaza gusaba murumuna wa Yoweri nawe natambuka aze hano. Akaba ari murumuna wa Yoweri, akaba kandi ari mwe mu bahoze bambwira yuko bafite gahunda vuba zakwitaba nzidukenye muri gitaramo twongere twizihirwe. Reka kaze mbirota ati nkavuga nti Imana izamfashe ngeze uyu munsi wa none, ati mubona ndi gushima Imana, ati mwana wa turabizi buriya abatari hano ntabwo bari kubyumva. Ati burya urukundo rurimo Imana, ati burya ruraramba, ati muzubaha Imana, ati hanyuma ati nimuzajya musenga mubyuka mu gitondo, ati mujye musenga. Mwamuhaye amashyi mukabyaramo. Ubwo hari icyo adakoze di? Ba Esther nabo batambuke baze babe bugufi. Reka nsabe Yozefu niba ari wowe uri bugufi arakaza umwanya kubanza harimo. Ubwo nawe uraza gutega akaboko sinzi icyo bari bushyiremo. Umugisha wawe watanzwe. Biraza kuba nk'ibyo ku rucucu. Muhehemure batubyarira umukobwa w'inzobe idahanda, batubyarira kandi uw'ijosi ry'umutarati mutembashyushyu, utambuka zigashoka maze yabura zikarumanga, kandi utwizihira mu gitaramo inkesha zikatubana umugwira ku maso. Mubyeyi rero wibarutse umuvana kandi ukamurera agakura, akira baguha isinde maze izuba ntirigahangare urwo ruhanga kandi ari urw'imfura, maze ukomeze urera abakura. Nibagushyikiriza kandi niyo nshyimbo, maze ijye igufasha igusindagize ahatera n'ahamanuka. Iyo bayita ntugasaze muzehe, bayita ntugasaze muzehe. Ngaho ushimirwe kandi yuko wabyaye ukarera ugakuza. Bana rero yibarutse mutega ibiganza, mwese mutega ibiganza, muzehe nawe bafateho, hanyuma iyo foto bayifate. Papa garuka gake ntore sigiti, ntore sigiti nyabuneka utaza kumusiga nabonye ahangaha. Hari umusaza hari inyuma naho azavuga ati tabyara abana beza, ati baza gushiduka bamugutwaye. Kandi ubu aho mugeze ni hagashuhe gakenewe, ntabwo mbizi. Mubyeyi rero mwigize icyo giseke hasi gake. Icyo ni igiseke gitatse nyamuraza, gihabwa ababyeyi bakamaze kandi ababyeyi b'urugero, ababyeyi bareze bagakuza. Ubwo rero ati bana banjye rero ntacyo nabima atakira mbashingira umuganda. Kandi umusore gituza cy'umunihiro kandi uw'amaboko abasha itabaro, uw'abanyabwoba begamira bazabarwanira ishyaka. Igbesiteri w'umuryango wacu, ndetse bikaba ari ibyishimo n'impundu twagize kuri uyu munsi. Bagushyikirize bi Yoweri we, umwari wacu ntashira isoni. Yowe wihengama, usubira aho wari uri,
asubire n'ubundi yugumana umwari wacu yatujwe kudahangara uruhanga rwa sebukwe niyo mpamvu uraza kumufasha yuweriwe iyo sinde rwose bikore uko rwose uko nikabi wacu tubatoza nta mwari wacu wahangara uruhanga rwa sebukwe kirazira kandi yatojwe gutsinda bakuru ngaho rero ntibagushyikirize n'iyo shyimbo maze yo bayihe Siteri mu biganza bye ayishyikirize uwamwibarukiye umusore ukwiye muhindukire murebe hamwe se nk'abareba hano ariko iyo foto ntabwo yafashwe ntabwo nabonye Yoweri yafasheho muzehe rero iyo ni icyimbo baguhaye kugira ngo ijye gusindagiza igufashe gukura neza nayo bayita ntugasaze tambuka maze ugwe mu byano by'imfura wibarutse kandi igakurusha n'abantu ukizihira kandi Imana hanyuma bagushimire baguhundagazaho igiseke cy'amahoro kandi cyuje amahoro y'iwacu icyo kikaba igiseke rero cyatatswe nyamuraza kigatakwa n'amahanga bakakidanangira kugira ngo kizagushyikirizwe mu gitaramo nk'iki ndaza gusa muse nk'abagihengeka mu gihengekera ruguru kwa Yoweri yego hanyuma mwese muvuge muti salade cyangwa sesa niyo muvuga sesa agafotoza n'abagore ngomba ngira ngo mumwenyuremo umubyeyi ati bana banjye ati nabahaje urukundo kandi murukomeze murutwazanye ati muza hari ahantu mperutse kujya barambwira ngo gusangizanya ntibigezweho ariko narabihakanye mushyikirize rwose yego Esiteri yaratojwe de mwamuhaye amashyi ati mugabo mwiza rero ati reka mwigereze kandi urukundo rwanjye ati twahurije mu rwego u Rwanda ruranezerwa atakira ngo usomye maze ushira inyota wizihirwe kandi no guhabwa no gukunda ati kandi ibi nguhaye ntabwo ari ibya none gusa ahubwo ntibizahoraho abari hano twese tuvuge ngo amen murakoze yo hakurya aha yagize iti by'ubuguha ati rero mwiza wanjye kandi mutako natakiwe nagiye hanga kandi rurema akakundemera atakira ngo usomye maze ukomeze uyagirane kandi ukomeze unyizihire ati nkomeze kukurora urwo ruhanga ruruhehemure kandi n'ijosi ari umutarati w'ijosi byiza naguhaye ongera umusomye rwose ndaza kukubwira n'akanyu muri bukireho Esiteri urabona n'umukobwa mwiza w'inzobe kandi inzobere twese tuba tumurora duhe gasopo muha kandi ku buryo umusore uri hano ahita yipfuka mu maso muhe rwose musomye abasore bari hano mwese ngo
mujye gushakira ahandi n'inyagasambu rirarema buriya nicyo bisobanuye ngaho nibabafashe hanyuma nibamara kubafasha babafashe na hariya babarebe ibintu byatunganye sabe none tubaye umwe duhujwe n'urukundo mana icyo tugusabye n'umugisha n'amahoro adashira kuva none tubaye umwe duhujwe n'urukundo mana icyo tugusabye n'umugisha n'amahoro adashira uyu ni umunsi utazibagirana mu buzima bwanjye nawe mukunzi kubera iki gikorwa cyo kwambikana impeta y'urukundo mwijeje ko ntazagutererana haba mu byiza cyangwa mu bibi zarazwi ishinga nuko nzabona ucuza intimba sinzagoheka mbona ubabaye bura bwanjye nzagutonesha kuko kuva none ubaye umubiri wanjye ubaye akara ko mu mara yanjye ubaye akabavu ko mu mbavu zanjye nzahora kwiriba mvomerera urukundo rwacu rwuhirire ruhore rutoshye rw'ino shenge ndi uwawe kandi nawe uri uwanjye nta kizadutanya kuva none tubaye umwe duhujwe n'urukundo mana icyo tugusabye n'umugisha n'amahoro adashira kuva none tubaye umwe duhujwe n'urukundo mana icyo tugusabye n'umugisha n'amahoro adashira reba ukuntu inshuti n'abavandimwe ndetse n'imiryango batwizihiye umva izo mpundu n'ayo mashyi maze ukunde ushira amakemwa ese ibi byose ntibiguha icyizere cy'ukaho nkujyanye ugiye wisanga n'ukuri mukundwa iwacu aho nkujyanye bazagufata nk'umwamikazi ibyiza byose nzabigukorera dusohoke tugende akaboko mu kanya n'uruhanguwege icugenda mu rugamba natwe haza umutuku nditumuza umwisha arengera imihigo igicaniro cyenda gisiba usohotse rukubo turabona wari mu nyikizo n'udafa tatu wa usoro kubitira hasi uramenye gucaho ukatera kwandikira igihe none neka mwepfa kubona amenye kuri umwanzi w'u Rwanda umuntu batasha kudasubira ku rugamba udatinda munza nk'ibitenzi uje kwamba ikindi ahabwa ibitenzi bitukura mitana iwacu ni mu bunyambiri kwa birasabira sana amaheza bikaza ku mwanzi aho bye banyise na amashyi wafu maze najya nk'imihiriro ntaramanye n'imfura nk'izi nkaba rukurubi ujya amasimbi n'ingabayiza nkabuta bombi nkabaza muri taramo nkizihirwa ngo ni nyinshi ujya amasimbi n'ikudasiga mwimirinde ngazambara mbonye rusete umubisha n'agakingi sinagusubiza nkamucinkora nkamutabaza mu gitaramo burya nirusarikane nkubira umubisha yaranyitabiriye mama naramutekereje ndamutamaza muteye gusubira inyuma aho ngamiho mama shenge nkubitira ati kazanambarwa mudatinya intwari bashima ku rugamba n'ibyo ntwari yambariye kunesha niyo mahamwe twirushirize burya ndumbuka bataye amarara umurama n'amaje kugagera abana rugaje mbasize mu gihugu imisakura nkayiba kwizindambara nkayirebya wikoreye impande bigashindagirira kunesha akavugirizwa impundu n'abagore yacujije abagabo ikomera burya nijya rwibasira ndongozi niyo simba utagomba intabaza mu gitaramo nkizihirwa ntaramanye nawe komera wamfura we rero aho rero uraho neza mutahira mwiza uragumye ngaho nguko amaze twishuka mu mazina yazo ariko ubwo udutondo tuza guhina mu mahamba y'izi wacu
Nikuvuga hano kwibanza kutibanza bitera amazi direka bubwira indabukira mihigo y'uruti rukebi yarucika munda aragana y'uruti rukebi yarucika munda asa n'umushongore wa ngarambe hega mushumba nukarara inkongore hega gitangira cyiza nugohegere kandi mugara mwiza nukarara umuga ruvubu yivugiye ku muvumba rufunza yibaruka imiva inkurikirane za bugondo muragakurahe taha bibero bya mutari umutindi yarayibonye arataka aratangara ati dore ishyano ndamuhire yamushubije tiri hasi ishyano nirumara ryakarwara gishika erega burya vuga nkunda amagazi mfizi nkunda rusenga erega vuga nkunda amagazi mfizi nkunda rusenga erega rwamazini yagiye nzitari ubwoba isi ubwoba zirayihu isi yishyambirira zishyambye nishyira mu mitugu ziragwaha wonera murate muratirizi wacu wa mutahira uramenya ntuntongatonga niwantanze kuragira kandi bana wa mama sinkwaka ndakwakiriye iyo tasira ni nyirakigore iyo kabarema kabarasa iyo sanga shonga nkandagira abashumuye wabigutiye rwanda barwabatsinda natwara ishyamba tutegereze ikamirwa abakobwa zikabarinda kugumirwa mama tutegereze ikamirwa abakecuru zikabarinda iminkagera ishwetse abacumuzi leta yatitangiye itamati nimwizane inkurikirane na bugondo muzane mu gitaramo ngayabekeye kugaragara abashe kureba yarari ijorajanja bakizuho agasoro rw'impundu abayihinyuraga batinya kwegera ko basaza inyuzo zabidendezi izo mpano rero byiza yuko ikiriza ababyeyi reka nsaba abana begereye ibyuma bigira inyuma gakeya abana n'abantu begereye ibyuma reka nsaba yego yowe hagarara hano kugira ngo aho rwose kugira ngo mbe bugufi ndaza kureba rero ubutumwa buriho binkundire maze bibashishwe maze basobanurire mbashije gusomaho nsoma warakoze mubyeyi warakoze kumbyara ukandera ukankuza nkazihirwa kandi nkarabagira n'ubwiza bwawe nkikunda kandi bikwiye bigatuma imfura turi kumwe zinogerwa no kumbona yewe bakanshima kandi akanshima ubukobwa none uyu munsi nateye intambwe nawe kandi warakoze mubyeyi kumbyarira umusore ukwiye naramubonye ndashima nshima Imana n'abantu ariko reka nawe ngushimire yuko wakoze mubyeyi mu gitaramo kwibaruka umwana ni byiza Yoweri nawe mwegere atariko icyiza kurushaho ni ukwibaruka imfura zingana twe ati twishimye kandi twanezerewe ati rero nimwakire aya makamba akomeza barabagirana nk'ababyeyi bakamaze kandi b'urugero ati muzakomeze mwizihirwa no kubyara mugakuza Yoweri rero ndetse na Esteri icyo ni igihango mugiranye n'ababyeyi banyu ni igihango mugiranye n'ababyeyi banyu yuko mu buryo babareze byiza bakabarera mugakura namwe mutazigera mubatenguha ngo ababaye umwe babiri kandi barabatoje urukundo bakabarera neza nk'uko mubitweretse n'ubundi mukomeze mugane na ziriya mfura zaje zitugana kugira ngo dutaramane intore y'umuryango urakoze murwere nongeye kwirirwa nshuti yanjye mwiriwe nanone twaganiriye umwanya munini ariko ikiganiro cyanjye nawe nashaka ko gikomeza ndumva twahaye umwanya ijambo ry'urirayihorana muri uwo muryango
none tuguhaye umwanya none nagira ngo utava mu rugo gusa gushakira impamba ukuza kumara kurenga kuri ya musozi uze guca bugufi usome ku gacuma k'umutobe ngiye utaza kugera imuhira wishwe n'isari ubundi ugenda ubabwira inkuru nziza kandi nakubwira ngo icyo wasabye cyose ibyo wasabye byose twabiguhaye hari ukujya imbere ya nyiribihe ibyo twabiguhaye kandi twabikwemerera kandi turabikora ariko ndibaza ko mukuza kugera uri buze gukora urugendo niyo mpamvu ntashaka ko uri buze kwicirwa n'inyota mu nzira kandi uvuye iwacu reka rero uno mukobwa wanjye umugohe aguherekeze namara kukugeza kuri uriya musozi ubwo icyo uri bukore nawe urakizi uramubwira umukobwa agaruka hano mu rugo ahasigaye turasubira turi hara ku bwami bw'Imana kandi Imana iguhe umugisha